murakaza neza ku Isomo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe urimo gucikwa. Bakunzi bacu, mu minsi ishize hari video 3 twabagejejeho zavugaga kuri business, arizo iya mbere yavugaga kuri business 5 watangira nta gishoro cy'amafaranga ukoresheje, iya kabiri kavuga ku bintu kwiye kwigomwa niba ushaka kuba umukire, iya gatatu ikaba ibintu 8 byagufasha niba ushaka kwihangira imirimo. Izi video zabanzirizwaga n'izindi enye zijyanye no gusaba akazi kugeza ukabonye. Urugendo rwo gusaba akazi n'urwo gutangira business kugira ngo ube umukire nibyo bitumye dukora iyi video ivuga ku bintu 15 by'ingenzi rwiyemezamirimo cyangwa se uyikorera atandukaniyeho n'umuntu ukorera umushahara. Murakaza neza mu kiganiro cyacu. Ibintu 15 by'ingenzi rwiyemezamirimo cyangwa se uyikorera atandukaniyeho n'umukozi ukorera umushahara. Icyambere, rwiyemezamirimo akenshi atangira afite inzozi zo gukemura ikibazo runaka kiri muri sosiyete. Mushobora guhita mwibaza mutese gukemura ikibazo bizamuha inyungu gute? Reka dufatire urugero ku musore wicaye akareba agasanga hari ibyaro bigoye kugezaho ibicuruzwa kandi bituwe cyane, none afashe umwanzuro wo kujya bivana mu mujyi akajya bibagezaho ku giciro kidahenze cyane. Muri iyo serivisi yatanze abagomba gushyiraho n'inyungu kugira ngo adahomba ngo anagure business ye. Murumva ko akemuye ikibazo akaba nungutse. Uyu ni rwiyemezamirimo. Kuri iyi ngingo, umukozi ukorera umushahara inzozi ze ziba ari kuzabona akazi keza kamuha umushahara umufasha gukemura ibibazo bye. Murumva ko abantu babiri batandukanye mu mitekerereze. Ikintu cya kabiri, rwiyemezamirimo atandukaniyeho n'umukozi ukorera umushahara. Rwiyemezamirimo aba ari umuyobozi agatanga n'umurongo mugari uzamufasha kugera ku byo yifuza kugeraho. Akenshi iyi ntego nto n'inini agateganya n'uburyo bwo kuzigeraho. Mu gihe umukozi ukorera umushahara we aba ayobowe kandi niwe ushyira mu bikorwa intego za rwiyemezamirimo. Ikintu cya gatatu aba bantu babiri batandukaniraho ni uko rwiyemezamirimo ahimba igicuruzwa cyangwa se serivisi, naho umukozi ukorera umushahara agurisha igihe cye, ubwenge bwe ndetse n'imbaraga ze. Hano ntimunyumve nabi kuko niko bimeze. Icya kane, rwiyemezamirimo aba azi gufata risike. Iyo witegereje neza intangiriro za rwiyemezamirimo uba ubona nta cyizere zitanga kuko akenshi atangira nta gishoro kinini afite kandi nta n'izina arandika mu bintu yatangiye. Akenshi usanga experience n'ubumenyi aba afite kuri ibyo bintu nabyo biba ari bike. Iyi ni nayo mpamvu biba binagoye cyane kuba yabona abaterankunga n'abafatanyabikorwa mu ntangiriro kuko aba atarafatika kandi nta n'icyizere cy'uko azafatika gihari, ariko umuhati, imbaraga n'ubushake aba afite nibyo bituma adacika intege. Umukozi ukorera umushahara we nta risike afata. Impamvu nuko akenshi ajya gukora ahantu yizeye ko azahembwa neza kandi ahitamo ahantu aba yizeye ko batamwirukana igihe icyo ari cyo cyose, aribyo bita job security. Aharanira kubona ibyo amategeko agenga umurimo amuteganyiriza. Ubumenyi na experience afite mu kazi ibyo bimuhesha akazi keza yifuza. Icya gatanu, rwiyemezamirimo hakaza abakozi ari abaciriritse ndetse n'abanyamwuga. Mu gihe umukozi ukorera umushahara aba ari umwe mu bagize ikipe ngari ikorera rwiyemezamirimo. Icya gatandatu, rwiyemezamirimo aharanira kwihugura vuba mu bumenyi butandukanye kandi aha agaciro ikintu cyose cyamufasha gutera imbere mu byo akora. Mu gihe umukozi we ahugurwa gusa ku by'ikigo kimukeneyeho kugira ngo yongere umusaruro. Icya karindwi, rwiyemezamirimo mu byaha agaciro cyane icya mbere ni igihe kandi akorera inyungu. Burya kubahiriza igihe ni kimwe mu bintu bituma abantu bakugirira icyizere. Iyo abantu bakugiriye icyizere bisobanura amafaranga. Ibi ntitwabitindaho kuko abahanga babizi, muzajya mukunda kumva babivuga ngo time is money. Rwiyemezamirimo rero kwihuta mu byo akora bituma abakozi bamuha umusaruro uhagije kandi bikamufungurira n'andi mahirwe atandukanye ashamikiye kuri business akora. Mu gihe umukozi aha agaciro umushahara uhwanye n'imbaraga, umwanya n'ubumenyi aho umukoresha we. Icya munane, rwiyemezamirimo amasaha ye y'akazi n'ay'ibiruhuko arahindagurika. Mu gihe umukozi amasaha y'akazi n'ay'ibiruhuko akenshi adahindagurika kereka kuri bamwe na bamwe. Icya cyenda, ba rwiyemezamirimo kondisiyo zose baba bazikoreramo. Icy'ingenzi kuri bo ni uko babonera ibibazo ibisubizo, inyungu zikaza zibiherekeje. Mu gihe umukozi ukorera umushahara akunda gukorera muri kondisiyo nziza. Gukorera muri kondisiyo mbi niyo bibayeho usanga bidatewe n'amahitamo ye, ahubwo bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye, cyane cyane izijyanye no gushaka amaramuko. Usanga akenshi ziherekezwa n'ingaruka zitandukanye tuzavuga mu biganiro bizaza. Icya 10, rwiyemezamirimo ashobora guhindura byinshi mu kigo cye.
mu gihe umukozi aba ashobora guhindura ibintu bike mu kigo akoramo. Ibintu tuvuze ni ibijyanye n'imiyoborere y'ikigo, naho ibijyanye n'iterambere ry'ikigo abakozi bahindura byinshi kuko umukoresha nibyo baba bitezeho. Icya 11, amakosa rwiyemezamirimo akora ashobora gusenya ikigo. Mu gihe amakosa y'umukozi atari kenshi yasenya ikigo, ariko ko ashobora kugihombya mu gihe abakoresha be bagize uburangare. Icya 12, rwiyemezamirimo aterwa stress n'itagenda neza mu kigo cye. Mu gihe umukozi aterwa stress n'inshingano ziremereye yahawe, kuko sisiteme y'ikigo akoreramo y'imikorere ipanze nabi, abakoresha babi n'ibindi. Icya 13, rwiyemezamirimo arunguka cyangwa se agahomba. Mwibuke ko abakozi akoresha, imashini ndetse n'amafaranga akoresha nk'igishoro ko ari byo bimufasha kugera ku nshingano ze. Iyo abikoresheje neza rero birumvikana ko yunguka, yabikoresha nabi agahomba. Naho umukozi abona umushahara we buri kwezi, yagira amahirwe agahabwa bonus cyangwa se agahimbazamusyi hagendewe ku musaruro yatanze. Urumva ko risike zo guhomba we zitamugeraho, kandi iyo ikigo akorera gihombye akivamo akajya mu kindi. Icya 15, rwiyemezamirimo aba azi guhatana kandi azi neza akamaro k'amafaranga muri bizinesi. Guhanga bizinesi nshya zo kunganira izo yatangiye mbere biramworohera. Mu gihe umukozi nubwo yaba afite imyumvire myiza ku mafaranga ku kijyanye n'ishoramari, umushahara we ukunze guhana n'ibibazo by'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ibyo bigatuma kuba yagira indi mishinga yakunganira akazi akora biba bigoye cyane. Bakunzi bacu, ibyo byari ibintu 15 by'ingenzi bitandukanye rwiyemezamirimo n'umukozi ukorera umushahara. Ese wowe uharanira kuba nde muri aba? Bitwandikire muri comment hasi. Umukozi ukorera umushahara nubwo twabonye ko asa n'umunyantege nke, nawe ashobora guhimba imishinga mito mito yunganira umushahara we nawe akiteza imbere. Ibyo tuzabireba mu biganiro byacu biri imbere. Hari n'ibindi bintu byinshi tutavuze muri iki cyegeranyo bitandukanye rwiyemezamirimo n'umukozi ukorera umushahara tuzavugaho mu biganiro byacu bizaza. Niba hari ibindi twibagiwe mwabishyira hasi muri comment, nabyo tukazabikorera icyegeranyo. Iki kiganiro niba cyagufashije kandi ukabona hari bagenzi bawe cyafasha, kora like kandi ukibasangiza ukora share. Tukaba dukomeje dushimira cyane abakoze subscribe, kandi n'abatarayikora ni karibu mureba hasi ku ibara ry'umutuku handitse subscribe, mukandaho mukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu ba mbere. Natwe dukomeje kubategurira ibyegeranyo byabafasha mu buzima. Murakoze cyane, naho utaha Imana ibarinde.